Yesu ashimwe, haleluya, haleluya, shalom, shalom. Guhaye ikaze mu izina rya Yesu. Yesu akuzwe bitewe n'uko ubyita. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Nguhaye ikaze kuri uyu munsi wa none. Imana iguha umugisha. Ndakwishimiye kandi ndakunezerewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo Imana duteguriye kuri uyu munsi. Imana itugirire neza. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana yo kwizerwa, turagushimiye. Tugushimiye ko udukunda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsengeye buri muntu wese urumvira iri jambo rimubere ry'imbaraga, rimubere ry'inkomezi, rimubere ryo kumuhagurutsa aho yarari mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zitugote, ubuntu bw'Imana butuganze, gukora kwawe kubonekane mu mitima yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Imana igumugisha mwene data, wowe uri hano uyu munsi wa none, we mushyashya, we tutamenyeranye. Amazina yanjye nitwa Denise Iradukunda Bihiga. Ndi umubwiriza butumwa bwiza w'ijambo ry'Imana, ndi umunyamasengesho, ndi umuyobozi wa Bethesda Hope Ministry. Imana itugire neza. Ntago turi idini runaka oya, ahubwo turi itorero riri kujya mu ijuru. Turi icyumba cy'amasengesho, abantu bose turaterana, abadivantiste, abakatolike, abapantekote, twese turabana b'Imana. Mbega Imana itugire neza. Amen. Bethesda Hope Ministry ni ministeri iri mu bantu bateraniye ku isi hose, bitewe n'aho uri wemerewe kujoininga. Turabana b'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ifite icyicaro muri Texas, niho dutuye, nanjye niho n'umuryango wanjye muri Amerika. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Kandi tugusaba niba wifuza kujoininga ministeri yacu, wandike muri comment. Imana iguha umugisha. Amen. Ndakunezerewe rero wowe uri hano uyu munsi wa none. Hari iki Imana yanshyize ku mutima kukubwira. Imana iguha umugisha kandi Imana ikunezeze mu izina rya Yesu. Hari ikintu abantu bakunda kuvuga, atari ko buriya ntabwo atari ibintu abarokore batagomba. Imana itugirire neza. Ati bishobora kubabuza ijoro, bishobora kubabuza kujya mu ijoro, bishobora kubabuza gusenga, ariko biterwa n'imyizerere yawe cyangwa n'Imana wamenye iyo ariyo. Ndabizi ko niba uzi Imana y'ukuri, waragendanye nayo, ufite ibihamya, nzi ko utazayivaho kubera ikintu tugiye kwiga. Imana itugirire neza. Nahawe ijambo, birashobora kurizi, abantu benshi banarizi. Imana itugirire neza. Ariko umwuka wera ari gusobanurire, ujye umenya uko usenga, ujye umenya ibyo usaba Imana, ujye umenya ibyo ubwira Imana, kugira ngo bigufashe kandi bigukomeze mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo 5. Matayo 5, turasoma ku murongo waho wa mbere. Imana itugire neza, ndetse n'uwa 2 n'uwa 3 kugeza kuri 5. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Amaze kwicara, abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Imana itugirire neza. 6, ariko birarushaho ko tubyumva cyane. Haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu yereka abahiriwe abari bo. Yerekana cyangwa se abavuga cyangwa se abagaragaza. Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none twigishijwe cyangwa se twabaye mu masengesho, umurokore cyangwa se umuntu usenga abwirwa yuko nta buzima bwiza agomba. Ibyo ntabwo ari byo. Imana itugire neza. Impamvu atari byo, uri mu isi ufashe igihe mu ntambara, ibibazo n'intambara ntabwo uzabura guhura nazo. Byo birizana. Uburwayi burizana, amagambo arizana, ubukene ntabwo buhamagara, burizana. Imana itugire neza. Ariko gutera imbere, gukira, byo urabishakisha, ushyiramo imbaraga. Hari icyo usabwa, hari icyo ukora, ariko ibibazo byo birizana. Aravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana itugirire neza. Aho urumvugire ngo amen. Haleluya. Uyu munsi wa none abantu bishyizemo yuko kugira ubuzima bwiza atari ibyabo mu gihe bari mwiza. Ariko nagira ngo utangarize,
biragoye kuzabona Imana, biragoye kujya mu ijuru wirirwa ubona umuntu wariye ukamucira imanza ati dore ukuntu ahazi, iyaba ari njye uhazi, wirirwa umutekereza ko wagakwiye kuba ari ibyawe, ukumva we niwe ukwiye gusonza, uba uri guca imanza, uba uri mu cyaha. Imana ikubabarire cyane. Birababaje kuba wabona umuntu, ni urugero, niyo situwasiyo arimo, atari ko kuki agenda mu modoka nkagenda n'ibirenge, iyaba yapfa ukibona ko ari biriya ari ibyawe, ibyiza byose ari ibyawe. Kwifuza ni byiza, ariko nimba intambara urimo cyangwa se ibigeragezo urimo bishobora kukumvisha ko kana katagomba biriya bintu ari ibyawe, wamaze guca imanza mu mutima, Satani yamaze kugutwara, biratuma utabona Imana, kuko uwo munsi uri kumva yuko bariya bo ntabwo bakwiye ibyiza, bakwiye ibyago n'amakuba, ni njyewe ukwiye ibyiza gusa. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Yesu ntabwo yigeze avuga ngo nuko rero ngo kugira ngo munkurikire ngo nibanze mu abakene mu mufuka. Oya, ntago ariko yavuze. Yesu ntabwo yigeze avuga ngo kugira ngo munkurikire ngo nimubanze mwambara ubusa. Birashoboka ko kuko situation urimo ari hiri kukunyuza, ariko nusenga ubwira Imana ngo ndabizi yuko nagukorera mpaze, bisaba Imana. Ndabizi yuko nagukorera abana banjye babonye minerivare, haleluya. Ndabizi yuko nagukorera mfite ahantu ntaha nkabona naho ndaza abandi bantu badafite aho barara. Ndabizi yuko mfite ibyo kurya, najya kubwira uriya muntu uri ku muhanda nti ngwino nkugaburire. Kubera iki? Mfite ibyo kurya. Mu gihe nawe utabifite se nshuti yanjye, uragira ngo Satani ntabwo ari kukumvisha ko we nta byiza ugomba. Aho niho dayimoni atangira kukongorera. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Ntabwo yavuze ngo hahirwa abakene mu mifuka. Abo barahirwa mu gihe bakiranuka. Ariko mu Kristo uri gusenga, muntu uri gusenga, iyatureho amagambo meza, iyatureho ibyiza, iyatureho iterambere, iyatureho kwaguka, iyatureho kuba udasanzwe. Ibaziye aya mafaranga y'abakire ba mbere ku isi, abara y'umukristo ukiranuka, ukijijwe, wubaha Imana, afashamo imfubyi n'imbabare, akora imirimo myiza, yubaka insengero, byibaze biba ari byiza cyane. Imana itugirire neza. Donc biba ari akarusho. Byibaze ubuzima ucamo ugashaka gufasha nta n'ikintu ufite. Ibaze noneho iyo ubutunzi ugafasha n'abantu hari aho uri gukura. Uri kumva ko isi yabanziza kurushaho mu kumenyekanisha urukundo rw'Imana tubinyujije mu bikorwa byiza by'Imana. Imana habwa icyubahiro. Hahirwa abagwaneza, niko ijambo ry'Imana rivuze, haleluya, kuko aribo bazagirirwa iyo neza. Hahirwa abagwaneza. Ese ugira neza mu mutima wawe? Imana itugirire neza, haleluya. Arakomeza aravuga ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Aho ukibaza ngo uba washavujwe n'ibiki? Hari n'abantu bakora ibintu runaka byamara kubagaruka bati nta kibazo, Imana izampoza. Iryo ni isezerano, nyamaze ugasanga wabigizemo iki? Uruhare. Nimba wagiye kwiyubaka gufata bakagukubitirayo, Imana itugirire neza, ntago ayo marira Imana irayaguhoza, kubera yuko ni ingaruka z'ibyaha wakoze. Ayo ntabwo ari amarira Imana ihoza. Umenye ukuntu ugomba gusenga, umenye ukuntu ugomba kwitwara, umenye ukuntu ugomba kwifata. Tujye dusobanukirwa Bibiliya, duhabagara umwuka wera kugira ngo adushoboze, adufungura amaso y'umwuka mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none ufite ubushobozi bwinshi, bari abana bo mu cyari wanyu, bari abana bo mu cyari wacu, tukajya kubakira amashuri, Imana itugirire neza, tukabaha utugari kubashoboye kutunyonga bakagera ku ishuri kare. Ibyo ni ibikorwa byiza, ni imirimo myiza, ariko bikorwa n'iki? Bikorwa n'ubushobozi n'ubutunzi. Mu izina rya Yesu usaba Imana, usaba Imana mu buryo bwa finance igira iki gukorera mu izina rya Yesu. Niyumve ko umukristo atabigomba. Oya, ariko tubwizanye ukuri. Imana itugirire neza. Iyo ugiye guhaha ukoresha iki? Ukoresha amafaranga. Ntabwo ugenda uvuga ngo Imana iravuze ngo ni mu ibyo kurya. Ntabwo ariko bigenda. Imana itugirire neza. Iyo ugiye kwivuza utanga assurance, kubera ko assurance uyishyura cyangwa se ufite abayikwishyurira. Ntabwo ujya kwivuza ku buntu. Oya. Ushobora kuba utanafite assurance ariko bazaguha facture cyangwa bill uzishyura no matter what. Kubera iki? Ukeneye ubuzima bwo mu isi mu gihe ugihari. Ahubwo ndi mu isi, ibyo mu isi bintwaye gute? Kanga ukube maso. Birashaka isengesho ryawe nawe waragomba ngo ya Mana, ko ntabwo nshaka ibintu bizandimbuza. Yego, Imana ntiguye ibyo kukurimbuza, ariko niba waramenye Imana by'ukuri, ukayimenya by'ukuri, amafaranga ntabwo Imana izagwa amafaranga yo kugwisha. Ntabwo Imana izaha umugisha urubyaro rwawe ngo bagwe.
bareka imana, batuka imana. Oya, nubikora uzaba usanzwe wagomba kubikora mu mutima wawe. Hahirwa abakene mu mitima yawe. Imana ishimwe. Ariko iri jambo abantu bakunda kumva yuko abasenga bakunda kubyitirira yuko si ngombwa ko tugira ibyo mwisi, ntabwo bitureba. Ariko ukirengagiza yuko inzu utuyemo urayishyura buri kwezi niba uri gukodesha, cyangwa inzu utuyemo uri mwisi. None se kuki wubatse? Kuki wubaka inzu niba utabikeneye iby'isi? Kuki utarara hanze? Ubwo ndi kuvuga ku muntu ufite ubushobozi. Hari abantu barara hanze kubera ko nta bushobozi bafite. Imana ibarwanirire, Imana itugire neza. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Ntukajye wumva ko umwana wawe atagomba kuzamuka ngo hoya ngo ageze kuri rwa rwego ngo yareka Imana, ngo ntabwo ngo yabagisenga. Oya, wibi mwatura ahubwo nagere kuri urwo rwego, ahubwo abe ambasada w'ijuru, abe ambasada w'abakristo, abe umukinnyi mwiza wo hejuru, uri top, uri mu bantu ba mbere, maze ahavugire Kristo. Haleluya. Ya influence afite ayikoresha yamamaza ubukristo, abantu bahindukire baze gushaka Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana itugire neza. Wikumva ko umwana we niga amashuri menshi ari hazahera ngo abikirara. Oya, nayige agere mu bakomeye bo hejuru, niba bajye bari muri za nama baganire ku bya Kristo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Imana ishimwe. Icyo ngusabira nanjye nisabira nuko utagomba kugira ubukene bwo mu mutima mu buryo bw'umwuka. Imana itugire neza. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Kuba umukene mu mutima rero ni iki? Ni cya gihe utagira inyota y'ijambo ry'Imana. Uti se tugira inyota y'ijambo ry'Imana gute? Kwa kundi wumva ufite inyota, yo kanumva iki Imana ishakaho. Yo Mana ndibutse, nongeye ndibutse ukuntu wandwaniriye. Mana ndongeye ndibutse, ugahora ufite inyota. Mana we narakubonye cyagiye ndi mu nkambi, warakoze. Ukongera ukibuka, ukumva ukomeje kugira ishyaka, ukongera kwibuka ibigwi by'Imana. Haleluya. Ukongera kwibuka ukuntu Imana yakurwaniriye, ukongera kwibuka ukuntu Imana mwagendanye, ukongera ukibuka ineza y'Imana. Hahirwa abakene mu mitima, bahora bashaka Imana, bahora banyotewe gusenga, bahora banyotewe gukiranuka. Ukaba uri kureba ikintu runaka hariya kandi ugikeneye, ariko ntukibe, kubera ko uhora ufite inyota mu mutima yo gukiranukira Imana. Imana yabwe icyubahiro. Hahirwa abakene mu mitima. Imana ishimwe. Haleluya. Ukaba uri mu ntambara runaka, ariko ntujye kwirwanira uvuga uti nanjye ndamukubita bamfunge, kubera ko ufite inyota yo gushaka Imana. Hari ibintu byinshi tudakora, hari ibintu byinshi udakora kubera yuko ufite inyota yo gushaka Imana. Kuki mu muryango bakwanga, bakugirira nabi? Kuki hari abantu bakwanga, bagutuka, bakuroga, bakugirira, ariko ntujye kubishyura? Ni ukubera ko iyo niyo nyota yo gushaka Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ntukisuzugure ngo wumve ngo Imana ngo ntabwo nshaka amazi 3 ngo ngo sinshaka ibituma nkuvaho Mana. Imana itugire neza. Ntago ari byo. Niba umutima wawe waromatanye n'Imana, ntago ibyo ngibyo bizakugusha. Ndagusaba rero uyu munsi nakuzaniye inyigisho ivuga ngo ntukirimite mu bwami bw'Imana, ntukigire mutoya. Haleluya. Uri umutsinzi ndetse kurushaho, uri umunyembaraga, urwo kwizerwa imbere y'Imana niba warayemereye. Kandi ibi byose biri mu isi ni ibyacu. Igihe cyose twemereye Imana ikazi gatura muri twebwe, tugashaka Imana, tukagira inyota yo gukiranuka, ibi byose ni ibyacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuki n'abanyamahanga barabigira? Abanyamahanga mvuga n'abatizera Imana, n'abatayuba, barifite kandi byinshi ndetse byiza. Haleluya. Kuki se babigira? Nukora ko bino byemerewe umuntu. Rero ntabwo ntukumve ko hari Imana yabikwimye, ahubwo kuba utarabibona ni igihe cyawe kitaragera, cyangwa se kuba utarabyakira mu mutima ko ari igihe cyawe Imana igiye gukora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Ntushobora gusanga nawe uri muri babantu bavuga ngo si ngombwa ko ngira imodoka 2, ntabwo ari ngombwa yuko ngira amazu 3. Ibyo ntibikuriye umukristo, ahubwo ni byiza kubigira kugira ngo babandi batabifite bakuronke ubuntu bwa Kristo, uberera imbuto z'ibikorwa, imbuto z'imirimo. Haleluya. Imbuto zo gukora. Burya hari igihe ushobora kubwira umuntu uti ndasenga ariko ntakumve, bitewe n'ibibazo arimo, akeneye amafaranga, akeneye kurya, akeneye kwishyura ibitaro. Uwo muntu ubwira uti ndasenga azakumva ariko gake. Ariko n'uburi kumubwira uti ndasenga ariko ndumva hari ikintu nagukoreraho umugisha, ndabona wambaye ikanzu icitse, reka ngurunde umwenda, azahita agaruka yumve ibyo uri kubwiriza ibyo ari byo.
gusenga kw'imirimo. Imana itugire neza. Ni iyihe mpamvu uyu munsi wa none ushobora kujya kubwiriza ahantu mu giterane ariko ugasanga abantu ntabwo bari kukumva? Ni ukubera ko abantu bamwe barashonje, abantu bamwe baburaye. Umubyeyi ari kwibaza ukuntu arasubira mu nzu, bamwirukanye, bamuhaye priyave. Uri kwibaza bakwirukanye ku kazi, ntuzi ukuntu urishyura umuriro, bakasa amazi. Uwo muntu nakubwiriza biragoye kumwumva, kubera iki? Ntabwo ari kukwereka igisubizo cy'ibibazo urimo. Ariko ibwiriza cyangwa se ivugabutumwa ry'imirimo rirakora, rigira imbaraga cyane, rigatuma wa muntu abasha kukumva byihuse. Mukristo mwene data, aho usengera hose ntabwo mpitayeho, ariko ndagusaba ngo niba wumvishije iyi video, niba urumva iri jambo ry'uyu munsi wa none, Imana iguha amatwi yumva ndetse yumvira. Nujya usaba Imana ngo Mana, ndashaka ibimpagije kandi umpe n'ibyo guha abandi mu izina rya Yesu. Umvugire ngo amen ahure. Haleluya. Imana iguha umugisha cyane. Tugiye gusenga Imana. Iri jambo ro harabarikoreshaga babwira abantu yuko badakwiye ibyiza kuko ari abakristo. Babwira abantu ko bagomba guhora mu makuba. Ibibazo nagira ngo utangarize ngo byo ntabwo uzabihamagara. Ibibazo bizakwizanira, bizakuzinduka. Uzabyuka ubone warwaye utabihamagaye. Uzabyuka ubone bakwirukanye ku kazi utabishakaga, ariko ibyiza biraharanirwa. Pfuka mu bisabe mu izina rya Yesu, byiyatureho. Iyatureho urugo rwiza, iyatureho kugira abana. Haleluya. Iyatureho iterambere. Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, kugira ngo ubere umuryango wawe umugisha, ubere umusozi uvukaho umugisha, ubere agatumba uvukaho umugisha. Niko abantu bakunda kuvuga. Imana itugire neza. Amina. Haleluya. Ndakwifuriza umugisha w'Imana mwene data. Ntukongere kwisuzugura imbere y'Imana, ntukongere kumva udakwiye ibintu byiza by'iterambere, kubera yuko ubugingo uri gukorera uri kubukorera ukiri mu isi. None nudasaba Imana ngo Mana nkorere ibi, ukaba uri umukristo ukajya kwiba cyangwa ukajya gusambana kugira ngo urye, nibwo uzaba uri kujya mu ijuru? Wisubize. Imana itubabarire. Byashobora ko wari warasubiye inyuma, waracitse intege, ariko ngiye gusengana nawe kuva uyu munsi uyatureho ibyiza kandi ujye usaba Imana ibintu byiza. Bakunda kuvuga ngo ntukiyime kandi ukwimahari, sibyo? Ntukiyime, wewe ujye wiha. Haleluya. Ubyihe muri Kristo, ubyiyatureho, ubyature ku bana bawe. Haleluya. Kugira miliyoni z'amadolari byakubera, kugira ngo ube utagira ibintu runaka uri kwifuza, ngo utakifuza ibyo kurya, utakifuza ngo mbozahomba, utakibaza ukuntu baragusohora ngo bagusohoye mu nzu, utakibaza ukuntu iwanyu batarabona uko biga. Hariho ibintu tugomba kubwira Imana ngo Mana, turabizi ko ibi ni ibyacu, turi mu isi turabyemererwa. Bibiliya niko ivuga. Petero abaje Yesu ngo uzaduhemba iki? Aravuga ngo nzabahemba ubugingo buhoraho, ngo kandi mukiri mu isi, tukiri mu isi Imana izahaduhemba, izaduha ibyo mu isi. Imana itugire neza. Biragoye kugira ngo ubone ubugingo wapfuye wishwe n'inzara, uri gucira imanza abandi, warisha abantu mu mutima ko bo bariye kandi mu by'ukuri ku butariye nta ruhare babigizemo. Imana ikugire neza. Ujye wisabira ibyiza mu izina rya Yesu kuva uyu munsi. Uyatureho amagambo meza, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abakene mu mitima, ntabwo yavuze abo mu mifuka. Kubera yuko, reka nguhe urugero. Imana itugire neza. Bibiliya itubwira neza iryo jambo, nzabashakira mu butumwa bwiza, ukuntu Yesu muri ministeri cyangwa mu murimo yakoraga, hari abagore bafashishaga ministeri umutungo cyangwa se ubutunzi, cyangwa se bagakora mu mifuka yabo kugira ngo bashyikire ministeri ya Yesu. Ibi abantu bamwe ntabwo babizi. Cyangwa kuvuga ngo ukiri mu isi ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo zikurwanirire, ariko ukiri mu isi ukeneye ibigutunga. None niyo mpamvu ujya gukora. Ni ukubera ko urabizi yuko ubaye mu nzu bakwirukana kuko utishyuye. Rero ukiri mu isi usabwa kugira ibintu byiza, ubisaba Imana irabifite. Haleluya. Ubisaba Imana ishobora byose irabitunze, kandi nta wundi ubyemerewe ni wowe nanjye. Twebwe turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Ni abana bawe, ni urubyaro rwawe, naho ukomoka. Ntukumve yuko utabyemerewe, ntukumve ko ubukire bushobora kugusha. Icyakora niba usika amafaranga ashobora kugusha akagutandukanya n'Imana, ntabwo izayaguha. Ariko nimba adashobora kugusha ngagutandukanye n'Imana, ni ukuri ubisaba Imana kandi ntakanakugusha. Ubwira Imana ngo ndabizi yuko unzi umutima, umpe ibinkwiriye, ibyankura kuri wowe, ubitandukanye nanjye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, nguhaye icyubahiro, ndakunezerewe ko udukunda kandi utwitayeho.
umugisha buri wese wumvise iri jambo. Abantu bafashwe na karande ibaboshye, ibabwira ko nta byiza bagomba, ibabwira ko bagomba kubaho nabi, ariko ndabizi ko ari umwuka uva kuri Satani kugira ngo abantu bahore bihevye biganyiye bumva yuko nta byiza bagomba bakiri mu isi. Turirukanye uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ndasenga na buri muntu wese uri kumvira ijambo, izo mbaraga zikwereka ko utagomba gutera imbere, izo mbaraga zikwereka ko iwanya ariko mugomba gupfa mumeze, izo mbaraga zibananiza, izo mbaraga zituma ko mutagomba kwiga, izo mbaraga zikongora ko mutagomba gushaka, uwo mwuka mubi ukwereka ko mugomba guhora mu buzima bubi, mu izina rya Yesu ndawirukanye ku buzima bwawe. Imana iguteze intambwe ahuri, Imana ikwagurira imbago. Haleluya. Mbaraga z'Imana zibonekane kuri wewe n'umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana iguhe umugisha mwene data, Uwiteka akugirire neza. Haleluya, amen.